Hello, once again my people, mwaramutse. Ndasuhuza cyane abatekinisiye bagenzi banjye, ndasuhuza abafundi, ndasuhuza abasharupansiye, ndasuhuza abafirayeri, ndasuhuza abubatsi muri rusange, cyane cyane aba welders, abasuderi. Mubyuke tujye ku kazi nk'uko bisanzwe. Njye ndi Chris Welder, umusuderi wabyiyemeje, unabisangiza n'abandi akanabibakangurira. Abatekinisiye dukunda umurimo kandi tuwuzinduke, tuwukorane umurava. Ubu njyewe kanze bazana ibikoresho bijyanye ku kazi. Umwambaro w'akazi, ubu nagiye rwose. Pensi nkoresha, tonovisi n'akanivo k'abatekinisiye na metero. Na rinete z'akazi. Hanyuma nk'uko bisanzwe, niyemeje kujya mbagezaho byose bijyanye na tekinike. Mukomeze munkurikire kuri Rwanda Technician TV, ni channel yanjye ya YouTube na Welding Officiel zombi. Kandi muzirikane ibyo mbabwira, abadafite umurimo rwose ntanga umusada cyangwa inkunga yo kubigisha. Nta muntu w'urubyiruko ukwiye kuba yicaye mu rugo kandi agomba gukora, akazagira urugo, akagira umuryango, akanawutunga. Rero mukunde umurimo byo ku rwego rwo hejuru. Mudutera inkunga, muduha subscribe kugira ngo ubu butumwa bujye bugera kuri bose. Ciao.